International tree. Yes. Bana bakobwa ndakora kuri Kagame bari. Yo muhamba. Aho. Nakoze cyane tudatinze tutuvuga. Remezo byacu uyu muhanda duteraho ibiti ariko bituma n'ubwiza bw'umujyi wacu bwiyongera. Twarengeye amazi, murabizi ko dufite ikiyaga cya Kivu kibasirwa n'isuri iva muri iyi misozi, gutemba k'ubutaka. Ibi byose biri mu ngamba zo kurengera ikivu cyacu n'ibidukikije muri rusange. Uyu munsi twari dufite gutera ibiti 13,000 tugira ngo dushimire abadufashije kubona ibi biti byiza. Mwabonye ko ari ingemwe nziza. Ni uruganda rwa Bralirwa rwaduhaye biriya biti, ariko na Rotary Club bakaba nabo baduteye inkunga y'ibiti 2,000 bya avoka. Muratahana mu ngo zanyu namwe mugatera avoka. Uyu muganda uri mu rwego rw'ubufatanye buranga leta yacu. High Commissioner cyangwa se ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda ahagarariye abafatanya ibikorwa benshi badutera inkunga. Duherukana hano ku cyambu, kira cyambu cya Rubavu kiri Nyamyumba. Nimujya kugisura muzabona ahantu handitse amazina y'abantu bagitashye ku mugaragaro. Leta y'Ubwongereza yateye inkunga nini cyane muri kiriya cyambu, kandi n'abafatanyabikorwa twagaragaje hariya Komite Olympique, ariko hano twakoresheje ijambo ishyirahamwe ry'imikino yo mu rwego rwa Commonwealth. Leta y'Ubwongereza iyitera inkunga. Ntabwo ari byo byonyine, ni umufatanyabikorwa wa leta, kandi ibyo badufashamo biraza bikatugeraho twese. No mu gufasha abatishoboye, niba hano hari abantu babonye ku nkunga ya VUP, burya harimo n'amafaranga ava mu Bwongereza. N'aba bose rero bafite byinshi badukoreye kandi dukomeza gukorana. Nyakubahwa Minisitiri, Abanyarubavu tuzi neza icyo bisobanuye kubona aba bafatanyabikorwa bari hano. Turashimira kandi inzego z'umutekano, mwabonye abasirikare n'abapolisi n'izindi nzego z'umutekano mu mbaraga bakoresheje kugira ngo turengere ibidukikije, biza byiyongera kuri byinshi badukoreye barinda igihugu cyacu. Ibyo muheruka bya vuba ndabizi ko buri wese abizi. Iyo batahaba sinzi uko muba mumeze cyangwa twese. Uyu muganda urimo igikorwa gikomeye. Murabizi ko u Rwanda rwinjiye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza twita Commonwealth. Iyo hashize imyaka 4 haba imikino ihuza ibyo bihugu. Uyu munsi rero hari imikino ihuza ibigo by'amashuri, irahita ikurikira uyu muganda ikabera mu mujyi wa Gisenyi kuri bya bibuga by'imbere y'akarere, hatangwe n'ibihembo. Aha kandi haraza kuberamo igikorwa cyangwa umuhango wo gutambagiza inkoni y'umwami w'Ubwongereza nk'ikimenyetso kigaragaza ubufatanye muri ibyo bihugu. Ni igikorwa rero kiba mu bihugu byose bigize umuryango wa Commonwealth. Nyakubahwa Minisitiri, mwatubereye umushyitsi mukuru. Ntabwo ndakomeza kuvuga ibyiza bya Rubavu cyangwa ibyiza by'abaturage ba Rubavu,
ahubwo ndabashimira kuba mwaje kwifatanya natwe muri uyu muganda, mukaba mudutereye ibiti, imvura ikaba yabihaye umugisha, tukaba tubatumiye ngo muzakomeze kubisura, kandi ibi biti ni mubisura natwe tuzabyungukiramo, kubera ko Rubavu ari kure y'Ikigali, muzarara byanze bikunze, mutange amafaranga muri hoteli, murye ku ifiriti iva mu birayi bya Busasamana, murye ku ifi yo muri iki Kivu, mwabonyeho amafi yororerwa. Kandi turabasaba namwe bafatanya bikorwa mujye mushishikariza abantu bose gusura akarere ka Rubavu. Ni akambere gafite umwihariko, kandi amafaranga yanyu atuma ubukungu bwacu bukomeza kwiyongera. Natwe tubijeje serivisi nziza, nimuza tuzaba serivisi nziza. Nagira ngo ngarukira aha ngaha mu kubaha ikaze, kandi namwe baturage mbasabe mukurikira ubutumwa bw'abashyitsi bacu batugeneye. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Leta y'ubumwe yacibereye abanyarwanda, yegereje abaturarwanda ubuyobozi mu tugari n'imirenge. We wumva rero sendera ndareremba, we wumva leta ibereye mama ndarerwa ndarugare bonda, we wumva leta ibereye ka Rwanda rweze yabareba, we wumva leta ibereye amareta nziza. Leta y'ubumwe yacibereye abanyarwanda, yegereje abaturarwanda ubuyobozi mu tugari n'imirenge. We abanyarwanda Rwanda rugari nkunda, we hora rwemanza hora mbareremba, we aho rero rwahuruje amahanga yose, kandi umutekano wawe Rwanda mama ndare kwivuga sokwe cyawe ishengerero nzahora. Umuryango wa Commonwealth, ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza n'u Rwanda turimo, tukaba ari mu rwego rwo kubamenyesha imikino igize ibyo bihugu, y'ibyo bihugu izabera mu Bwongereza nanone i Glasgow umwaka utaha mu kwa karindwi ku itariki ya 23 no kugeza ku itariki ya 2 z'ukwa munani. Iyi nkoni izungurutswa muri ibyo bihugu byose kugeza ku munsi iyo mikino igiye gutangiriraho. Bikaba rero ari imwe mu kimenyetso cyerekana ko siporo ari ikintu twifashisha mu gukemura ibibazo byugarije isi. Ubutumwa iyi nkoni yatuzaniye hano uyu munsi harimo twibutsa kubungabunga ibidukikije, harimo umuhango tuvuyemo gutera ibiti, harimo ndetse no kubungabunga amazi, kubera ko byose ari bifitiye ubuzima bwacu bwa buri munsi akamaro. Akaba ariyo mpamvu rero twahisemo kwifatanya namwe kuri uyu munsi. Mwari mufite igikorwa cyo gutera ibiti, ndetse tukaza no kugira umwanya mutoya wo gukora umuhango wo gusukura amazi. Iyi nkoni rero ni ku nshuro ya 4 u Rwanda ruyakiriye. Twayakiriye kuva mu 2014 tumaze kwinjira mu muryango w'ibihugu bivuga Icyongereza mu 2009, twongera kuyakira muri 2017 twitegura indi mikino yagombaga kuba nabwo, tukaba twaherukaga kuyakira mu 2021. Niba mubyibuka, iyo nkoni twarayakiriye nabwo tuyizungurutsa mu bice bitandukanye. Ubwo rero uyu munsi tukaba twagize amahirwe yo kongera kuyakira, ndetse tukaba tunishimiye ko
ari cyo gihugu cya Afurika igezemo bwa nyuma. Yamaze kuzunguruka mu bihugu bindi 21, hakiyongeraho natwe igihugu cya 22 kigize umuryango wa Commonwealth. Uyu munsi rero tuzasoza kuri 30 dusoreza muri ambasade y'Abongereza izahita ikomereza ku mugabane wa Aziya. Ni amahirwe rero tugize nk'igihugu cya Afurika kuyakira bwa nyuma. Dufite kandi igikorwa twateganyije cy'amarushanwa y'ibigo mu mukino wa basketball. Tukaba tubatumiye mwese abari hano abaza kubishobora, kubera ko uyu mukino wa basketball nawo uri mu mikino izakinwa muri iyo mikino ya Commonwealth, ndetse bikajyana na gahunda yo guteza imbere impano mu bakiri bato. Ariyo mpamvu twifashishije imikino y'abanyeshuri. Uyu munsi rero twifashishije umukino nk'umwe mu mikino izaberayo, kandi kugira ngo tuzabe twabashije no kwitegura amakipe yacu ahagaze neza. Your Excellency High Commissioner, thank you for joining us to celebrate the King's Baton Relay Glasgow 2026. The King's Baton Relay is a tradition that celebrates, connects and excites community from across the Commonwealth during the build-up to the Games and the journey to Glasgow 2026. We take 500 days and reach every corner of the Commonwealth. Murakoze cyane. Ndagira ngo mu kiganiro tugiye gukorana muri aka kanya muranyemerera nkoreshe ikinyarwanda ku butumwa ndi bubagezeho navanye Kigali, ariko nshobora no gukoresha ururimi rw'icyongereza mu rwego rwo kubwira abafatanyabikorwa bacu. Ubwo ntabwo ndi bukenere ko basemura, buri butumwa nawe uvuga mu rurimi rujyanye n'ababwumva. Our guest, our distinguished guest, I want to first welcome you to Rwanda. I will use both English and Kinyarwanda, depending on where I want to send the message. All protocol observed, I want to express my gratitude to all our partners here that we have seen today, who joined us in this important ceremony of planting trees. Today we come together not only to plant trees, but to plant hope, resilience, and responsibility for our environment and for generations to come. Of course, it is said that the best time to plant trees is 20 years ago, but the second best time is today. This day reminds us that no matter when we start, what matters most is our commitment to act. Every tree we plant today is a symbol of our faith in Rwanda's future, a future that is green, sustainable, and prosperous. Rubavu is a district that is richly blessed with fertile soils, beautiful hills, and the shores of Lake Kivu. Yet these blessings come with a shared duty to preserve and restore the natural environment that sustains life. When we plant trees, we are protecting our watershed, fighting soil erosion, and safeguarding Lake Kivu, one of the treasures of our nation. It is rightly said that he who plants trees plants hope, and indeed
every seed we place in the soil carries within it the promise of a cleaner air, fertile land, and better livelihoods for our people. Distinguished ladies and gentlemen, environmental protection and industrial development are not opposing goals. They are complementary pillars of Rwanda's transformation. At the Ministry of Trade and Industry, we are committed to green industrialization, supporting factories that use clean technologies, promoting eco-friendly value chains, and encouraging businesses that grow while protecting the nature. When we green our hills, we strengthen our people. And this will be the core message that I will send to the community of Rubavu. A tree may seem small today, but together they build the foundation for resilient communities and sustainable industries. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Let this inspire us to act selflessly, to plant not for ourselves alone, but for the generations to come. To our young people, I may say, you are the custodians of tomorrow. The trees you plant today will grow as tall as your ambitions. Nurture them, protect them, and remember, as the proverb goes, a society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. To our partners, local authorities, the private sector, civil society and community groups, I extend my heartfelt appreciation. Your collaboration ensures Rwanda that greening efforts reach every hill, every valley, and every household. Together, we embody what Wangari Maathai taught us. When we plant trees, we plant the seeds of peace and hope. Let us take pride in knowing that through our collective efforts, Rwanda remains a global model of environmental stewardship and sustainable growth. We must continue to build both a made in Rwanda and made by nature Rwanda, a nation whose progress respects the planet and its people. As we plant trees today, may this day remind us that a green Rwanda is a strong Rwanda, a competitive Rwanda, and a united Rwanda. This is the message I want to give in English to our partners, because I think what we have done today, what brought us together today, was about to plant trees. Ndagira ngo munyemerere nganire n'abaturage ba Rubavu ndetse mbahe bumwe mu butumwa n'impanuro navanye mu buyobozi bukuru i Kigali kuri uyu munsi. Nubwo naganiriye n'abafatanyabikorwa ku nyungu zo kuba uyu munsi twateye ibiti muri aka karere, ariko ubutumwa bwanzanye hano uyu munsi buratandukanye nk'imboni ya guverinoma muri aka karere ka Rubavu. Ubutumwa bw'uyu munsi bufite aho buhuriye n'igikorwa twakoze cyo gutera igiti, kuko gutera igiti turareba ejo heza kuri twebwe ndetse n'abadukomokaho. Nkaba ngira ngo mbasabe ibintu bitatu tugomba kuzirikana mu iterambere rya Rubavu. Icyambere ni ugukunda umurimo. Nashimishijwe cyane no kubona imbaraga
abo twari kumwe abenshi mwambaye n'ingofero zihariye, imbaraga mwagaragaje mu gikorwa twakoze nizo mwagaragaje mu nzira tugaruka hano, binyereka yuko muzikoresheje mu gukora rwose ntabwo nshidikanya ko mukunda umurimo, ndagira ngo mwihe amashyi. Gukunda umurimo nubwo ari imwe mu ndangagaciro z'igihugu twemera twese, ariko umurimo ni nawo utugezaho tubasha kugera mu buzima no mu iterambere. Nkagira ngo rero icyo mu gitahane nk'ubutumwa bw'uyu munsi, gukunda umurimo. Ubundi butumwa bwa kabiri ngira ngo mbahe, nabyo bijyanye n'umunsi wo gutera igiti twakoze mu kanya, ni ahazaza h'urubyiruko. Ahazaza h'urubyiruko nk'uko mubizi, urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, kandi uburere buruta ubuvuke. Ndagira ngo tugaruke cyane ku buryo urubyiruko rwacu rugomba kujya mu ishuri. Ishuri, umwana wese aho ava akagera afite uburenganzira bwo kwiga. Umubyeyi wese afite inshingano zo gushyira umwana mu ishuri. Igihugu gifite inshingano zo guha umunyarwanda wese amahirwe yo kwiga. Niyo mpamvu mubona dufite gahunda ya school feeding, gukora ku buryo umwana uri mu ishuri aticwa n'inzara, ndetse leta ishyiramo imbaraga nyinshi, yaba ari mu bijyanye n'ibikorwa remezo, yaba ari mu bijyanye n'ibiribwa leta itanga. Tukaba tugira ngo dushishikarize n'ababyeyi kugira iriya gahunda iyabo, ku buryo mu byo leta ishoboye gukora n'ababyeyi mushyireho akanyu, yaba ari umubyizi mushobora gutanga, yaba ari ugutanga inkwi ku ishuri ritekera abo bana, ndetse yewe niyo mwamufite ibiribwa mushobora gushyira muri iyo gahunda, tubigire ibyacu. Ubwo ni ubutumwa bwa kabiri bujyanye no kubungabunga imyigire y'umwana. Ngira ngo twese tubwumve kimwe, umwana utiga buri wese umubonye yibaza impamvu, akore ku buryo uwo mwana asubira mu ishuri. Yaba ari uwawe cyangwa atari uwawe, umwana wese agomba kwiga. Ubutumwa bwa gatatu ni ubujyanye no gusukura aho dutuye, mu ngo zacu, n'isuku yacu ubwacu. Ibi byose tugeraho turamutse tutabaheza ntacyo byatumarira, kuko twahura n'indwara z'ibyorezo. Abana nubwo barya neza ariko bagahura n'umwanda bagwingira. Isuku nayo tuyigire iyacu. Iyo dutera ibiti tureba imisozi mu minsi itaha izaba isa neza, dukora ku buryo nta suri izagaragara, dukora ku buryo amazi yo mu biyaga atazajyamo umwanda. Ibyo byose ni isuku. Ariko iyo suku ntirangire ku misozi, isuku igere iwacu mu ngo, isuku igere mu muryango, isuku igere ku mubiri wacu buri munsi. Ndagira ngo ibyo bintu uko ari bitatu buri wese abitahane: gukunda umurimo, uburenganzira bw'umwana kwiga no kumufasha ko yiga, hanyuma n'isuku. Ibyo nitubikora tuzarwubaka, turugire nka paradizo, ntabwo nshidikanya. Ndagira ngo nongere mbashimire uyu munsi
abafatanyabikorwa turi kumwe, abayobozi b'intara, abayobozi b'akarere, abayobozi b'ingabo, abapolisi ndetse n'abashyitsi mwaturutse hirya no hino, abafatanyabikorwa bo muri secteur privé, abaturage ba Rubavu. Iki gikorwa twakoze n'indashyikirwa, ni igikorwa cyo kwishimira, ndetse uko tugikora cyane ni nako turushaho gushishikariza ba mukerarugendo kuza bagatura, bakaba muri aka karere, bakaduha ku madovize, bakaduha akazi, bakaduteza imbere muri rusange. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, kandi tuzahora tubasura, nibinaba ngombwa tuzajya tuza tuhamare igihe dusabane. Murakoze.